uwo mugore wigize umugabo, urabyumva, uwo mugore wigize umugabo wirirwa atinga abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali, yarangiza akajya kwihisha aho ngaho hirya ngo yo, yarangiza akaza akirirwa ashinze abantu ibintu ku ma space. Ariko mwumva twebwe nta teki twagira, mwumva nta teki twagira. Mfite video z'icyo kigore kigize ikigabo, mfite video zakenye, noneho gisenye ngo abo bantu cyasambanyaga ni ingo cyashenye bro. Urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba, ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko nawe wazisabye, ndaziguha haribi. Ariko kandi niwongera gukoma Rutenderi gato Kigali ntabwo uzongera kuyinyuramo. Nyamirambo rero tuyisezeraho, Kibagabaga urayisezera, urahita usanga umugabo South Africa. Uwo mugabo mwabyanya azahita musanga South Africa, kuko ubu ngubu ntabwo byakunda kwa Kigali, kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa. Nzanye video ze abafana be muramushuka. Nimukomeza narababwiye ngo ngiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko kugira ngo ni imikino. Muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga. Uwo Brian ni gasopo yanyuma iyi ngiyi byaje kugenda gute? Yashaka kutwikira iyo miliyari, ngo yashakaga ngo ibintu ngo bibe ngo miliyari ngo abanyarwanda ngo yasinye ngo miliyari, kandi nijya ora muraburiye umuswe nawe murabuye amubwira ati reka kujya mu kazi cyane. Urumva oya tubwire, wari wamusabye ibiceri n'impre y'Imana bro, umuswe nasinigeze no munsi. Urumva nyuma cyakozwe n'isoni kikajya ku YouTube kikavuga ati ngo dekatanse by'amafaranga ndamwima wagicucuwe gisinye ngusaba amafaranga ntunze ntiziye ntunga, n'umunyarwanda uzazana akavuga ati namusabye amafaranga ngo mutwikire, atari kuvuga ngo urazana igikorwa cyawe tuganye tugiye gutya ibintu biki tubiteze imbere. Ariko umuginga ngo giye muswera ngene ngo mwana mwatse amafaranga kuri YouTube urekigo umusa utabeshye nta biceri wa mwatse, ubusazanye transaction akoherereza ibiceri. Yago ndagumva na warabizi n'imbere y'Imana ko icyo kintu kari ikinyoma. Aramutse anaje akavuga ati nzina mwatsi n'igiceri cy'atanu Bruce Melody njyewe se namukoreye cyahubwo n'ikintu namukoreye. Ibaze element wamukoreye mahiti yose muri pandemic, twabwa turi kumwe live bro. Yego element akiva aho bitaga Nozari ya F3 icyanguko. Reba abafana bo witwa Bruce Melody parody, rubyiruko ibiyobyabwenge birica. Abo ni abafana ngo oya, abo nagara abafana ni Melody wenyine niwe. Uramuzi? Nicyo ndakizi gifite wa account nka 6. Nicyo ni Melody, nicyo ndakizi. Reka nya addressing direct iki gicucu twaga turi kumwe muri studio nimugora amenye icyo byose ngiri kumwe nacyo muri studio na element n'icyo byose nacyetse game yose uko imeze ikuno yari hagaze nicyari bro. Ino niga yari dagira aho ngaho abantu bafata nk'idagira aho nyine iririmba nk'abandi bose. Ibyo kuza kubeshyira n'ibiki byose uwo munsi yese ngo uri dagira, ariko uzi bya bintu bya miliyari byagejeje kure uzo umuntu wagikishije n'abana bafite ibintu by'ibirokoroko hano hejuru. Kuko urumva Rwanda Revenue yakibwiye ngo ngazana umusoro musaza, umusoro bari bagenda guteza inzu gituyemo kizira ngo kubeshye ngo cyasinye miliyari. Abantu baravuga ati mu kibabarira cyakotoye ntago kizongera, cyarapfukamye. Wo bita Emile kura abo bita baje do ba Emile bande bose bakoraga Emile wari manager wonomo barapfukamye nibo bagiye kugishakira abantu bo hejuru mu gace baravuga ati iki kintu mu kibabarira cyakotoye pe. Ikibazo cy'amatsiko kubera babajwe no gukotora kwa mbere, kuko babajwe no kuba yabeshye. Niba wowe ubifata nkaho yabeshye, uzimamvu se ngende umuntu ugira pride to iki gicucu aho cyakigeze ni was from A to Z ari ngiye byabiturutse gira pride. No numvaga icyo gihe kuko nakibwiye ati uragukotoye ntubikore kikabirengaho. Rese mvuga ati fuck you nigga.
nuzi ko kugira ngo wari urimo gifuvinge kubuha inama nyuma yaho cyese kidanya kubeshya ngo ni ikiyobozi ngo cya Isibo TV ariko ndagaskingegere ngo gifite ngo Isibo TV ngo ni yacyo ngo cyaguze ngo Brabus ngo kivanye Dubai miliyari amabati bateranyije hari umuntu witwa Eric uvuze ngo iriya catfish ni Melody koko ahita ashyiraho n'akadomo yakonfirmye ariko ngo ngenda muzi uno mukahita sindamuzi neza ijana ku ijana cyane cya Melody kiri kuri no live niki wakibwira kano kanya niba kiri live niba kiri live niki wakibwira kano kanya kibwira turi ikigoryo uzapfura ikigoryo ubwo se nyuma nimwiyunga uzavuga iki umusa bura ntago nsobanukiye ntago nzi neza ariko bore uzamenya igihe nikigere aha wa mugani buri muntu abafite ukuntu yemereye tu hanyuma so mubaze so ngareka mubaze ko kwitaga ibihumetse nimugoroba Brian murapiki oya Brian arabizi ngiye bro narababwiye ngo sinkundi ndyarya ariko reka nongere nangire itangazo hano hantu hari 3,000 uba abangaba bari active 3,000 n'ibihenda birenga 10 nuko abangari bo bari active umuntu arimo kubona reka mbita ntangire itangazo hano bro ntabwo nkundi ndyarya kuko nanjye ntabwo ndiyo nanjye ntabwo ndi ndyarya ni nayo mpamvu nakundi ndyarya uwo mugore wigize umugabo urabyumva uwo mugore wigize umugabo wirirwa atinga abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali yarangiza akajya kwihisha aho ngaho hirya ngo yo yarangiza akaza akirirwa ashinze abantu ibintu ku space ariko shama mwumva twebwe nta teki twagira mwumva nta teki twagira mfite video z'icyo kigore kigize ikigabo mfite video zakenye noneho gisenye ngo abo bantu cyasambanyaga ningo cyashenye bro urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko ne wazisabye ndaziguha haribi ariko kandi niwongera gukoma rutenderi gato Kigali ntago uzongera kuyinyuramo Nyamirambo rero tuyisezeraho kibaga bagura isezero urahita usanga umugabo South Africa uwo mugabo mwabyanya zahita musanga South Africa kuko ubu ngubu ntago byakunda kwa Kigali kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa nzanye video ze abafana be muramushuka nimukomeza narababwiye ngo ngiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko mugira ngo ni imikino muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga uwo Brian ni gasopo yanyuma iyi ngiyi n'abagenzi be mwese this is the last warning Inyamirambo ntiwakongera kuhanyura nago kibagabaga nta n'umuntu wakongera kugwikira akacyo kudida barimo kubona utinga abagore babona urimo gutinga abagore babandi ugasenya ingo nta n'umuntu wakongera ibyo ngura DJ abafana be barimo baragushuka abafana bawe ayiwe ndumva jonare kura bombo youth na depan bombo youth narabaretse big energy big time ndabareka muragenda munyiniraho mwabiginga mwe numvise ngwire nari hano we kaboko yo narabaretse munyinira ariko this is your take this is my turn bombo clats this is my turn. You should stop talking about Yago. You should stop everything cause yo niba mudafite ikintu kiza mwamvuga yo mureke gushuka abantu mubereye abafana uwo muntu ari ku kagozi arabizi uwo muntu ari ku kagozi niyo mpamvu yavuye agahita atitira ngo yewe ngo Yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Brian ngo bombo clat you don't know light up the fire you don't know narababwiye ngo jihad ndaje mukubita inyundo bamwe baravuga ngo ni imikino
nabwiye umuntu witwa Sabe nibyo yakoze ndaje mukubita inyundo murabizi reka ati no wabahaye raporo reka ati yabahaye raporo y'ibyamubayeho Sabe ngo bimeze gute ubahaye raporo ngero Sabe bimeze gute Sabe yaramugaye agenda mu kagare mujye mumenya ibyo mukina nabyo Imana dukorere irakora uwo murinda haba urwango afite mu mutima we uwo nguwo arabizi kandi you never sha Irene ntuzigera unduta kabisa you see kabisa you will prosper uzabikonfirima abantu babwire urwango mwanyanze aho ngaho iwanyu aho ngaho i Kigali yo bro meze neza sana niyo mpamvu ibyo byana nk'icyo ngo ni DJ Brian cyo rwose kiri ku kagozi we kiri ku kagozi nese Brian kirinde none ikintu gitangaje reka nyikubwire hari abantu bataza amakuru batabizi Sabe yicaye mu kagari abatabizi mu bimenye none reka mbyembe bivuge Sabe ari mu kagari nashaka ave abereke iki noneho naveyo ari mu kagari yicaye mu kagari kubera iki oye ni atamugara ndabona murimo kwandika none se Dekati yaramugaye cyane ntago yamugaye n'uri ntago ari njye wabaye raporo Sabe ibintu byamubayeho ni nk'ibyabaye kwifunda hano biti Shyorongi nuko ibyamubayeho ni nk'ibyabereye Shyorongi nuvuga ngo akagare kakandi basunika niyo mpamvu ibintu byose mwakoze ibintu byose muryamiye muri showbiz yanyu ngaho ibyinshi turabifite hano ibyo mwakoze abana mwagiye mukorera ibintu bibi turabifite rero wowe rwose yo hari abantu bari ku kagozi Melody none ngo arahageze byanyabyo wamwakira se nigishaga kigeyo reka ndebe ko cyatse request tugishyiraho ntusukukirisha kanye nasi reka ndebe ni cyake request niba ari cyo kigabo ni cyake request se niba ari ikintu cy'ikigabo ryo gase ibyo gihakana ibyo tuvugana no kibihakana abanyarwanda bumva ntago cyabikora umva ikintu gitangaje my guy abafana hari igihe babeshya umuntu bafana buretse hari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa niba ari abarara ngo niba ari abaki bro nimba kubita video uwo DJ Brian wanyu arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina afite igikoresho oya man oya noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye nkabazanira n'ama message yaramusenyeye ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo abafana be ntago muzongera kubivuga muzahita mugira ubwoba kandi muri abanyabwoba nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we muri abanyabwoba inde uwo DJ Brian akora iki baba bumva baturusha gukora ama operation arigata umugore mugenzi we mu gitsina akanamusenyera uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo we bombo youth bitwaza amadirido bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ko ari umutinganya ngo yambara ngo ibipantaro ngo bya bombo youth this is the last warning nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza kuko ibikorwa urabizi ibyo nagufashije ibyo nagukoreye byose urabizi ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye jya ukiniza abandi bahanze ariko gato nushiko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho oya bombo y'ukina depa ubwo ntago arimo kurengera reka mbe murekeye kuko aranzi buriya umutima w'ahari uri muramurya aranzi abajene baba bazi ko ngari bo bafite amakuru bonyine wana bro byafashe igihe kugira ngo mfate igihe mvuge ngo bano bantu baranshakaho iki barandwanyiriza iki kumbe bamaze kwinjira mu mwuka mubi umwuka w'umwijima jewe nanga umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu umwuka w'umwijima ndawurwanya mu izina rya Yesu
urumva nkurwanya mu uratosheje izina rya Yesu, ntabwo nkurwanya mu izina ryanjye, ngiye nkurwanya mu izina rya Yesu. Murajya haramukora amaspace, muranyica, mutumira abagore ngo nabateye amada, muranyica, murababwira ngo muvuge ibi, muranyica, murakomeza muti bamufunge, bamufunge, ibyo ngo biranga byamenyekanye, ngo byamenyekanye ko ngura mugore nginda ngo nago yari yawe, ngo yari yanuze ngo DJ ngo nago ya producer noze, ngo yari yande producer w'ikigoryo ramuzi. Abafana b'abantu babata mu mazi abira pe, ndimo ndabibona Oya nginda yari ya producer mwatuma umuntu wanyu mwatuma umuntu wanyu disi mushaka gutuma umuntu wanyu muzabaza amakuru y'ibyabereye Belgique. Uwo nguwo DJ Brian ajya Belgique ibintu yakoze byagenze muzabaza social mula ibintu DJ Brian yamukoreye man bari Belgique, ariko muba muri mu biki ko dufite amakuru yanyu menshi mwihakanya ababyeyi banyu byagize mute Belgique bya Belgique abantu muterwa ibinyoma ngo nago ngo byabayeho ngo byari ibinyoma. Ubundi se we Brian mubanye gute? Oba nk'ikibazo muko yamambajije ndagasa. Wewe mubanye gute? Icyo nshaka ni ibimenyetso bya nta kindi. Nge nta kintu cyo kubana n'undi muntu uwo ari we wese. Umusa icyambe ni kimwe n'ibimenyetso. Ibimenyetso byageze kuri kontwari ubwo abanyarwanda nyine baca urubanza. Next yabyumvise ko ari gasopo ya nyuma rwose, wihangane ntuzabikina akarimbo kanjye nkabibona zanshyiraho tiki hanyuma ariko nucikwa na mugenzi we mumagambo make Brian wamutegetse ngajya kina indirimbo zawe muri club ku ngufu. Oya bandi oya nashaka pe ntazabikore bro, umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy. Wowe numfasha uri bukumva ngo ngufashe kinga kugana uzamfashe ikintu cyose wumva washobora. Umbaza kuri album ngubwira ni album yanjye igiye gusohoka amaze ngufashe nkabwa uzamfashe wowe icyo wumva umutima wawe uguhatira bro. Ngewe iyo umuntu musabye kunkorera ibintu, abantu bose nagiye nsaba kunkorera ibintu ntago babikoze, nafashe umwanzuro wo kubareka umuntu akajya abikora kubera ko yabikunze cyangwa se yumva umutima we ushobora kugira gute kubikora. Ni nayo mpamvu n'abantu bari hano album yanjye nisohoka reka mbisabire muzajye kuyumva kuri Spotify, kuri Audiomack, kuri Deezer, Boomplay. Na album zineza ko muzakunda, iriho imiziki myiza, iriho ama collabs kandi ndishuwa ko muzumva umuziki utandukanye n'indi miziki. So my guy rero ngewe dusoza yeah man dusoza kwinica ramuhanzi wundi wavuze ni ntarya Amalon Jibris Gisa ni igiki cy'abafanya mu muziki? Si icyo mwita games. Iyo game se iyo wowe nande nge niba takomeye game icyo bita game. iyo game Showbiz yo mu Rwanda ngifite ikintu bita game, ngo baba barimo gukina game. ariko nagaskenye urumva anyway baba barimo gukina game. Urumva so abantu mwese muri hano mumenye ko showbiz yanyu hari ikiganiro mu kirebe, hari abantu batigeze bahabwa shout, abantu batigeze bahabwa recognition. Natangiye episode zikitwa ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Ubwamamare bushingiye ku kinyoma, iyo niyo topic ubu ngubu dufite kuri Yago TV show. Abantu mwese mugende mukore subscribe, dufite topic ivuga ngo ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Ikiganiro cyasohotse, mugende mukurikirane mwumve. Ikiganiro cyasohotse, mugende mwumve ibyo twababwiye. Hanyuma Bruce Melody Parody, abo bahanzi bose bavuzwe mwumve bose bahuriye kuri bya bikoresho nababwiye, itabi ririca. Bruce Melody Parody wumvise ibyavuze kuri ngo kubahanzi kibazo warubagije. Ni cya Melody kirimo ubwo cyataye umutwe ni ikigoryi ndakizi. Cyayagaye. Yataye
mutwe gutese kiba cyayagaye urakizi cyo kiri ahangaha kigena kimeze nk'urusazi urabuga bya bisazi bya cyaba byabaga kuri toilette binini bana numvise ngo afite gahunda ngo yo kuza ngo kundeba Kampala n'umuntu wabimbwa ngo i Kigali ko reka mbivugire kuri no live ngewe ntago mbishaka kabisa ntago nshaka guhura nawe umusa kabisa komeza wikorera umuziki wawe ndakwemera ariko nge ntago nshaka guhura nawe yahura nkanywa sumu ya panya nakibwe ati jya kugira ngo mure nawe nanywa sumu ya panya wa kigoryi wa muti wica imbeba ariko wowe na Bruce Melody mufitanye ibibazo ni ikigoryi bro ariko banza yarakwimye ibiceri cyangwa hari ikindi kintu mupfa cyangwa hari ukuntu muri formule vana makano kitwa ibiceri kuko ramusweranya ntago yagira ku biceri mfite yarasinyiye miliyari man ngabaskara nakibwiye ati reka kwigira ikigoryi cyangwa kubyumva rero iyo wanze kumva ubwenge bw'umuntu ugakora mugoryi ndabona hari undi uje witwa Bruce Lee Melody isabiri zabyicubwa urukoboyi rwasohoye albumu ya mbere yabayeho mu mateka mbi cyane itanzwe amafaranga menshi cyane ubwo twa dutegereje nge nabwiye umuntu ndamuga ati ntegereje kumva ikintu Gahera azakurikiza ariko yarabyivugira ati ndatakaje amafaranga menshi murakoze ibi bintu ntamuwe ariko okay beka wambaje ibibazo byinshi nanjye reka mubaze ikibazo kimwe mbwira umuntu muri showbiz umwe babiri cyangwa batatu mukundana muri amaniga uvuga ati abantu namaniga yanjye twagiye batatu umusa ngiye kukubwiza ukuri urumva yego wewe hano turimo turavugisha ukuri bro hano turimo turavugisha amaniga cyangwa ndamukunda n'iki byose kuko nge ntago mba nshakura abantu ariko nshaka kuvuga ati muri aba abantu mbona ba legit ngavuga ati umuntu legit nkubikizwe kuno game bikina to yego game ihagaze umuntu bita Chris Easy ni legit Chris Easy azicyo ashaka aguma mu ni niga yawe ngiye ndashaka inshuti zawe muri showbiz nicyo kibazo nakubajije naga inshuti zanjye ubwo nawe urafata conclusion bitewe n'amagambo nkubwiye Chris Easy ni legit azicyo ashaka azicyo agomba gukora urumva ubwo rero ugiye kubeshya ubwo ugiye kubeshya bireke rero ugiye kubeshya ubwo rero ugiye kubeshya bireke icyo kibazo ngiye gusubiza ngubwe ngo umuntu ni inshuti yanjye manje nta nshuti ngira muri game ngewe ngira abantu ukiraho ninde muntu muri game wakwishyuye amafaranga meza kuba ati uyu muntu amafaranga meza y'akazi nta muntu n'umwe yigeze unyishyura amafaranga muri game ninde muntu wagutakiye cyane kurusha abana bati nyamba mfasha ntwikira mu bantu bose watwikiye nubwo nawe arabizi ko ari proud yabyo n'umuntu bita Kevin Kade kandi Kevin Kade azagera kuri byinshi kuko arabiharanira kandi azabigeraho kandi byinshi yamaze kugeraho big energy hanyuma Semuhungu ni umutinganyi wiyakiriye Semuhungu Semuhungu ntago ari ashamed yo kwemera ko ari umutinganyi ubwo niryo zine nyine dukoresha iwacu nyine arya Semuhungu aryamana n'abasore cyese ko yambwiye ko abonye icyana kizana gikoma nacyo nuko yambwiye urumva wow ni sawari kibani komeza imuturindire ngiye Semuhungu ariko giye Semuhungu rwose ndamwikundira Semuhungu ni nini ganye tujya tunavugana mu mico ye n'umwana mwiza byatanga ngeze Mungu ari umuntu waneye story ye bituma mukunda kuva icyo gihe ntago ndongera kumwanga umuntu ndamusuje yitwa Rigirigi wamwita Liki bro uri kuri Liki natangubaza tubazo twinshi ariko reka dukomeze Liki tumuretse abizi ntago tugiye gusubira mu bintu byinshi Liki reka tumuretse kise wambaza ibiye bibazo ko ngo ari umurigenda ari living champion ari living music mogul ari living music machine ari ubusubwo namuvuga w'ikimana uwo muniga kugira byinshi yango yabizi batabikubwibwa nta kintu narenza appreciating big energy no mu kiganiro nakoze navuze ngo umuntu witwa Rikiriki ni hehe yigize aba recognized nihe munyereke mu Rwanda yabaye recognized uzaje mu post zanjye uzabana na post ndende n'indirimbo ze zose yakoze nkabati niyo muntu wahinduye game man
abantu mwese muri hano ibihumbi bitatu, abantu ibihumbi 3,800 muri active, mumbabarire umuntu witwa Rikiriki, yo mumuhereza indabyo ze kabisa, mumuhe indabyo ze, yo mbabazi, big up on yourself man. Rikiriki niwe muntu wazanye touch, abatabizi wenda batabisonakiwe, reka mbisobanure mu magambo make. Yo mbabazi, big energy man. Abantu twakundaga music nyarwanda icyo gihe twacikira abana batoya. Rikiriki yagize gutya akora kuri touch azana Tom Close, akorera aba Urban Boys, akoreza aba Dream Boys, akorera aba Riderman, azana Tough Gangs yose no yizanye no akorera ama hit yose n'ibyo byose, yahinduye sound. Nkuko mushaka kuvuga ngo Element uyu munsi, Rikiriki ni intro 10 za Element today. Big energy. Mu gihe cyacu when igihe umuziki gitangira. Kabisa. Yo, njewe mbaba indabyo naraziguhaye turi live face to face, naziguhaye ndi mu biganiro bitandukanye, ariko reka nanaziguhere kuri no live y'amateka. This is the historical live, I'm telling you. This is the historical live. Urumva rero Mbabazi Isaac aka Liki, may God bless you. May God bless you more. Niwe mu producer. Kama bwira akantu kamwe twikomereze. Niwe mu producer wenyine mu Rwanda ufite agahigo ko gukora indirimbo ikarenza miliyoni 100 z'abantu. Niwe wakoze Slowly. Niwe wakoze audio na vid bro. Slowly yose bro. Big up kabisa. Urumva so man, uyu muniga nta kintu nabonamo, nta bintu byinshi nabona muvureze kumuha amasari menshi, nkamubwira Mbabazi Isaac uri anda yo nagajya avuga abayibereye iyo ntabwo ajya ntabwo ajya agaragara. Namusabye n'ikiganiro arambwira ngo arasaza, natibyo ntago njya mbigenda. Ndamubwira umva sinahise mubwira ko numva ntarasarara. Bro, natwe gukora ibi bintu ntago ariko tubishatse, tugira ngo tubwire abantu bamwe tugire ijambo dusohora. Man, showbiz yacu yanze gushimira abajene, yanze gushimira aba promoters, aba managers, aba producers. Yo bro, aba producers abantu benshi bakwiye kubakirwa amasitati mu mujyi wa Kigali muri ibi bintu ntibabyumva. Ndavuga ati yanjye mushake muzayijyane mu Kambanda, nimba ni mu Kabanda, nimba ari hehe kandi nyuma mu Gatsata ntari bari ko muzayubake, ntago babyumva. They don't understand nigga, muzabyumvishwa. Buretse ukuntu kwakuntu nabwiye ngo abanyarwanda hari ukuntu tugira ishyari ritabaho. Umuntu witwa Yves Robert, reka nsome comment, aranditse ngo Rikiriki yarazimye. Urumva iyo comment? Umva nk'umunyarwanda araje, turimo turatanga indabyo, turimo turatanga imiriro, turimo recognizinga ibintu umuntu yakoze. Mugenzi wacu tuvuga ururimi rumwe araje arandika ngo Rikiriki yarazimye. Wow, ariko abanyarwanda, ariko shamwe abajene mwe abasore. Hano harimo abantu ngo barimo kubona abakunzi kuri no live, ubwo tubishimire cyane kuba hari abantu barimo kuhakura abakunzi. Barimo gukura abakunzi kuri no live. Imana ikomeze kubaha umugisha. Hanyuma Dekati, ndumva turimo gusoza, mbaza ikibazo cya nyuma cyangwa bibiri. Ikibazo cya nyuma nakubaza ni iki ngiki. Yego, uzagaruka KJL ryari? KJL ntabwo mbiteganya vuba. Ngiye kuririzinga album yanjye. Ari ubo hari abantu bambwiye ngo ntukavuga imishinga yawe itaraba. Ngirapfa. Ariko ngiye kuko mba nyobowe n'Imana. Ibintu babwira ni ibiki ubundi ntibambeshye abantu, ubu ngubu simfite uwanjye wa nyawo. Wowe wemera noneho. Urumva rero my guy, njewe gusubira mu Rwanda si vuba kabisa. Mfite gahunda yo gukorera akazi hano, ndimo ndubaka bushya, ndimo ndubaka mu kindi gihugu. Erega igihugu ushobora kukivamo ukajya gukorera ubuzima ahandi hantu kandi ukabaho. Ndimo ndagerageza kwagura isoko. Iyo turi i Kigali baratubwira ngo kuki mutagura isoko ngo mujye ku rwego mpuzamahanga. Unyibukije Lilix. Iyo tugeze Kampala tumaze kubona amahoro tugiye gukora ibintu mpuzamahanga, bagahita batubwira ngo turabakumbuye mugaruke.
unyibukije lyrics z'umusore bita Kemozera muri Customer Care. Iryo jambo kurivuze nayo yarivuze. Mbona umwanya kubwira abanyarwanda ko umuraperi wa mbere nemera muri ino si uri alive ari Kemo. Big energy. Kemo kabisa Papa Khalifa, ubwo indabyo ze ndazimuhaye nanjye. Asante sana. Naye ndamwemera n'umusaza arabizi be twagiranye twabanyemo. Relevant kuva cyaje arakomeza arakora today aracyari kuri top. Big energy kabisa. Ikibazo cyanyuma wambaza nkupa. Nagenda shaka kukubaza ngo ni iki wavuga kuri showbiz nyarwanda, ese ubona iburi iki kugira ngo ijye ku murongo nkuko wowe ubishaka? Umuse nyenye kukubwiza ukuri twihuta, ino game ahantu yageze ahantu ihagarara, yaragaze natwe twese turahagarara, nta kintu kisema kikibamo, na kintu interesting kigihari. Byageze nyine ahantu ku buryo dukeneye ikintu ki breaking nano kikajyana ku indi level. Sinzi ukuntu nabisobanura. Nyine abantu basike mu ikintu numvuze bese bacyumva. Nyine twageze ahantu ku buryo I think we reached kuri level tukeneye ahantu byatewe n'iki ikintu cyabiteye nuko abantu dufite yaba muri cinema yaba muri iki, kuko ahantu muri showbiz cyane tuba turi muri nibura mu muziki cyane, tukajya kuri side side y'aba influencer n'abasigaye bafite nyine uruhare rukomeye cyane, tukajya nyine abahanzi influencers na music. Muri sport ho ntago ari cyane, muri sport hari bakimenye bari aho nyine azenguruka ari imbwa iri aho ngaho gutyo, urumva nta bintu byinshi nazanze zose zizo, urumva nta bintu byinshi tubonamo bivuye muri sport. Ibisigaye urumva abantu dufite nyine n'abantu urumva dufite mind twumva yuko nyine hari ikintu hari ceiling tudashobora kurenga. Ariyo mpamvu wabonye haje ibintu nk'aba Kigali Boss Babes n'ibiki byose abantu bakabirwanya, kandi bya boro byari kugeza ku indi level, ariko nta kundi byararangiye. It was ibintu byiza byose hari iwacu, abajene muri showbiz bahita babirwanya bro, wagira ngo bazira ibyiza. Nicyo nasubiza ahantu byageze nyine Kemo yabaye. Ayima tugana ku musozo, hari abantu basabye hano ngo ugire icyo uvuga ngo ku muntu witwa Rukumani Nzeyimana umunyamakuru RBA. Wowe ngo umuvuge ugira icyo umuvuga. Akene ikigorye nagasupere. Wese mwapfuye iki? Twakomeje. Si wabare ngo ngire icyo muvuga ubwo nta kibuze byarangiye. Reka dushimira abantu babanye natwe Big Energy kuri 5 umusabure Ewan album ya uzayishyira hanze ubundi twumva umuziki n'iki byose 5 kuri 5. Asante sana. Kwaji. One love my brother.